Yesu subiza twari tubarusha ntabwo bwitonzi kuko ndakwinjiza aka kanya duhaye ko kubaho umwe uturinde tubane nawe tuyobore mu nzira nziza mwami Yesu mwatse munsi ibyo mama bari bwirwamo ndakwinjiza ubane nawe umuhe imbaraga zo kubikora baretse abana bari kwishima umugabo uri mu kazi ndakwinjiza mwami Yesu n'abaho bari bagendere kandi ubane nabo nabasha gutamba tugahora hano nimugura turushaho guhimbaza data baretse abarwayi bari hirya no hino twinginze wohereza abamarayika bawe barambike ikiganza cyawe data mbese nabasha kugira turushaho guhimbaza baretse abavandimwe banjye n'inshuti zanjye ziri hirya no hino n'imiryango mwami Yesu genda ubane nayo data waretse n'iki gihe cyo kwibuka ababuze ababo data mbese ubahe imitima ikomeye ubahe kwihangana ubahe kubabarira kandi kirushe rwose mwami Yesu uzabaho ubugingo data tugusabye bwacya bukwira ndakwinginze ibyo bidukwiriye birera ubuntu bwa Yesu Kristo n'umwami wacu amen. Sinzabyibagirwa abiciwe mukoto hoya hoya sinzabibagirwa abiciwe nkamira reka reka sinzabibagirwa katwibuke Rushema na Karekezi b'abacyaba b'Abafonyo twibuke Saratiyeri mwene Samicombero kumuha nibuke umubyeyi Reda apfanye n'umwana umwe wari umufasha buhanga Kayitesi n'Agafishi Kayijuka na Gakwisi Burana Mwamikazi Gashabizi na Nyirabuhinja ntabwo tuzabibagirwa Furaha Sifuri na Mbabazi Mukamunana n'abana be babiri Irede yapfanye n'umwana umwe yari umufasha buhanga abiciwe Kamina na Bukavu ntituzabibagirwa tubifuje iruhuko ridashira turibuka abanyekongo b'abatutsi bakorewe ubwicanyi ndengakamere tubasubiza icyubahiro kandi nsabe ubutabera dukurikirana abo bicanyi kandi nsabe ubutabera dukurikirana abo bicanyi abasigaye turasuherewe ikiniganisha bundi bikaduherane ariko twibuke ko dufite abamugaye tubasange tubahumurize ku buzima bw'inkambara isomo rikomeye izo mfubyi zibayeho oya we twagwiriwe n'amahano oya we ntibikazongere oya we twagwiriwe n'amahano oya we ntibikazongere Madamu Aloyizi wapfanye n'abana be babiri Nyiraguhirwa na Sekiza Rutera w'Umutega Ndungutse w'Umuha Toyota Ngirero Marizeme Shereti n'umwana we Mukamunana n'abana be babiri Mugemanyija w'Umuturagara Nyiragasabo Habimana Mukamusana ntituzabibagirwa yo barishwe Shereti n'umwana we Kayihura w'Umujinyo Mukandayisenga w'Umucyabakazi Diadiya mwene Sebazina w'Umuribataro
kazoza mwene muhahene w'umugambira uzeri w'umutsobe gasini w'umusango bamujyanye rwa. Hello guys, amakuru mwaramutse mumeze mute? Nizeye ko mumeze neza singo. Natwe tubyutse neza nkuko mwabibonye, mbyutse njyenyine. Papa nyine yagiye mu kazi, anjyanira abana kugira nanjye njyame nduhuke. Narababwiye ngeyo mfite nka konje nyine ajya ajyana abana kugira nduhuke. Hari igihe umuntu amaze igihe nyine ari mu kazi ukumva urarushe nyine kumva nawe ukeneye kuryama ugaprolonge. Mbyutse rero 2:00 n'ubundi urumva nkerewe. Mbyutse 2:00 saa mu gitondo. Rero ubu ngubu ngiye kureba ibintu najyamo hano mu rugo, noneho njye muri siporo. Ariko rero nizere ko umeze neza, abakunzi ba Abidin Show nizere ko Uwiteka akomeje kubarinda. Nizere ko abanyarwanda n'abanyarwandakazi ahantu muherereye hose mukomeje nyine kwihangana, mukomeje gukomera bitewe nyine n'uko mwabuze abanyu muri jenoside yakorewe abatutsi. Nyine no kuri Uwiteka abasange, abaganirize, nyine abahumurize. Ndabizi nyine n'abantu benshi bafite ibikomere, ariko nyine kubera no kuri Imana hari abantu bagiye bakira bitewe n'uko bakira agakiza. Hari ukuntu nkatwe ibyo bintu tutabyumva, wenda se kubera utabonye iyo ntambara iba, nyine ukabyumva ukabera ku mafoto nahe, ariko ukabona ni ibintu pe biteye ubwoba kubona. Nyine ntabwo ari nka Satani nawe bari babagendereye. Rero nukuri aho muri hose mukomeze gukomera kandi mwihangane. Noneho nyine n'abafite ababo nyine bacitse ku icumu, nangwa se ufite uwo muvandimwe ufite icyo gikomere, nyine ukuri ko Imana agerageze kumwegera, amuhumurize, amubwire amagambo meza, kubera ko urumva nka bino bihe biba byongeye kubasubiza inyuma. Niba byarabaye icyo gihe ku iyo tariki, n'ubundi hari igihe umuntu nk'iyi tariki bavuga uzi ko iki gihe ari cyo gihe umuryango wanjye byagenze uko, nguzi ko iki gihe ari cyo gihe abavandimwe banjye byagenze uko, nangwa mama wanjye byagenze uko. Ukuri nyine ku rundi uhita ubyumva ukumva agahinda afite. Rero ni ukuri Uwiteka abane namwe muri ibi bihe bitoroshe murimo muri gucamo. Bajya bavuga nyine nta kibaho kitagira iherezo. Yego ubu turi kwibuka, nangwa hari icyunamo cyo kwibuka nyine abacu bashize jenoside yakorewe abatutsi, ariko nyine bakavuga ngo nyine twibuke, ariko tugenze twiyubaka. Twibuke twiyubaka. Rero nkatwe urubyiruko, bavuga ngo urubyiruko nirwo Rwanda rw'ejo hazaza. Nyine tureke ibintu by'ingengabitekerezo. Undi ikintu cya mbere, twese tukumva ko nyine turi abantu, kuko twese tuba tuva amaraso. Ariko ibyo bintu nyine, iyo ntambara yabaye mu Rwanda, yabaye no muri Kongo, n'abanyekongo turabihanganishije, kubera ko no muri Kongo naho habaye iyo ntambara. Kuko iyo ugiye gukurikirana amateka wumva ko interahamwe zahunze zikajya muri Kongo zikica abakongomani, abanyamurenge. Ari nayo mpamvu natwe twaje tukisanga turi impunzi zo mu Rwanda. Reka nicare hano nubwo mbyutse, ariko mbyutse ndi kumva mfite amakuru menshi. Nshaka kuvuga. Rero urumva niyo mpamvu natwe twisanze turi mu Rwanda, kandi bivuga ngo turi abakongomani. Rero kubona u Rwanda wenda rwaratwakiye n'ibyo bibazo bari banyuzemo, nyine urumva niba izo nterahamwe zaragiye zirabica, zibishe wenda igihugu bagifashe, ziravuga ati reka duhunge tugende, murumva, reka duhunge tugende muri Kongo. Bagera muri Kongo naho bagatangira kwica abanyekongo, abanyamurenge. Sinatubwira natwe nyine ubwo muri Kongo habe haje intambara imeze uko, siko bimeze. Ko njye niyo mateka manumva, niko mba numva abantu bamwe na bamwe bavuga, ntabwo mbizi. Rero niyo mpamvu twahunze twisanga mu gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda kiratwakira neza, nyine mu bushobozi bwacyo bukeya bwari bufite, nyine kiradufasha mu buryo
bashoboye. Hari ubwo wenda ushobora kuba icyo gihe umuntu yabyivovotera akaba yatera ibintu n'ibi, kandi n'ubu ngubu kugeza n'izi saha rero baracyafasha abantu. Hari abakongomani benshi nyine baje bahunze iyo ntambara muri Congo bakiri mu nkambi zitandukanye hariya mu Rwanda. Urumva kuba u Rwanda rudufasha rukadufatishiriza abavandimwe abaturage bacu nanone b'abakongomani, nanone mu by'ukuri niyo mpamvu tugomba natwe nk'iki gihe, yego natwe tugomba kwibuka abakongomani. Abakongomani nabo barapfuye, yego n'abanyarwanda barapfa, kandi ni ukuri ugiye kureba twese turi bamwe, turi bamwe pe. Kuko buri icya mbere ni ukumva umuntu ko ari umuntu, aho kubaze ava muri iki gihugu ngo akomoka muri iki gihugu. Icyo gihe nyine ni mayiti mu mutwe, kandi nyine Imana twese yaraturemye turema kimwe, uretse ko yaraduhaye impu zitandukanye, ikaduha indimi zitandukanye, ariko mbere ya byose turi abantu twese kimwe. Rero kuburyo utatekereza kugirira mugenzi wawe nabi. Shambyutse nyine mwaka kanya sinzi ukuntu mbyitekerejeho, ndibuka ejo bundi ari kubireba byone izi tariki zageze nyine usanga abantu benshi nabwo bahangayitse. Amasitati y'abantu hafi ya bose nicyo kintu uri kujya ureba ukahasanga, ukabona nyine ko ibintu nyine biba byafashe indi ntera, ko abantu nyine banabiha agaciro bakabyuka, ugasanga nyine binjiye muri cya gihe muri 1994. Rero uriya mwaka wari umwaka uteye ubwoba kuri bamwe. Iyo ntekereje ku myaka yanjye nkareba abantu bari bafite ibyo myaka icyo gihe, uhita wumva nyine ari ibibazo. No watekereza ku mubyeyi wari ufite abana, kubera ko nanjye nabyaye, ugahita nkumva Yesu. Rero gusa ibintu tukajya tubyibuka gusa, ahubwo tujye tubyibuka twiyubaka, kandi nyine twirinda ibintu by'ingengabitekerezo, kubera ko na kiriya gihe burya ntabwo sinzi ko Imana bari bakamenye gusenga nangwa iki, kubera umuntu wari uzi Imana nzi ko atabigiyemo. Uko byagenda kose umuntu wasengaga ntabwo yabijyamo, kuko nyine uba warasomye Bibiliya warumva ko abantu nyine twese turi bamwe. Rero baze kugira aho umuntu ugasanga bamugari barakwishe, bakakwica nabi, bagafata n'indi utwite bakayikuramo uwo muntu utazi ngo abe, utazi ijya mbere n'iki, nawe ukamwica. Umutima w'ubunyamaswa nyine abantu icyo gihe bari bafite. Nyine umuntu ufite Imana muri we ntabwo ibyo bintu yabikora. Kimwe? Yes. Ikindi kintu nyine u Rwanda twarushimira mwaka kandi nyine, kandi kubabwira nyine rufasha, ko rufasha na n'ubu rugifasha abakongomani nyine bari mu nkambi zitandukanye. Ikindi gikomeye noneho gikomeye kandi usanga cyakoze kigahindura ubuzima bwinshi. Kuri u Rwanda kuba rwaratwakiye tukava mu Rwanda nyine nk'impunzi, nanone byatumye tugira amahirwe yo kubona abantu benshi bari hanze kubera u Rwanda. Abantu benshi bavuye mu nkambi zitandukanye, ahantu hose hatandukanye baje kubera twaturutse mu Rwanda. Ntabwo nzira izo process byagenze kugira u Rwanda rwemera gutanga nyine impunzi, ariko urumva niba haraje abantu bagakenera mbese ibihugu bino byakwemerera bigakenera gufasha abantu nk'abo ngabo, ugasanga u Rwanda rwemeye kubatanga, tukaba twarageze mu bihugu bitandukanye za Amerika, Buraya na hehe, ahantu hose wumva abanyenkambi barahageze, kandi barahageze ni ukuri kubera u Rwanda, ntabwo se baturutse mu Rwanda. Urumva ko ari mu rundi ruhande twabigiremo umugisha. Urumva ko u Rwanda rwaradufashije, ariko turugiriraho n'umugisha. Uwo mugisha rero kuba turi hano tutari nk'iyo nkambi nyine mu buzima bwaho, niyo mpamvu ndi kubabwira, ntabwo ubuzima bwo mu nkambi bubi ntabwo buba bworoshe pe. Ubuzima bubi ni ubuzima butaba bworoshe, nyine ubuzima bubi pe. Umuntu wabaye mu nkambi arabizi, uri kumva, umuntu wabaye mu nkambi arabizi uburyo abaturage baho babayeho, uburyo nyine nibyo ndi kubabwira. Nyine u Rwanda ruradufasha, runadufashiriza abantu, natwe rwaradufashije turiyo, ariko nyine baduha, sinzi ukuntu navuga, baduha uko bashoboye, n'abadufasha mu buryo bashoboye, kuko niba urwo n'u Rwanda ruri kwiyubaka, ntabwo rwose rugomba kudufasha nk'ukuntu hano turi mu mahanga. Wenda tuvuge turi impunzi, muri ubu turi impunzi, ariko ugasanga ubufasha bwaho bwo buri hejuru,
nyine wenda ukagira n'amahirwe ukajya ku ishuri ukiga, ukagira amahirwe ukabona akazi ugasanga urakoze, ariko wenda no ku Rwanda rurakiyubaka mu by'ukuri. Rurakiyubaka, urumva rero nk'uko kwiyubaka n'ubundi rwagize mbese ntabwo rwavuze ngo nubwo turi kwiyubaka reka ntidufate bariya abantu barumvishe bumva intambara nabo, kuko iyo ntambara yari yabagezeho bari kumva ubundi agahinda kayo nangwa igikomere cyangwa bakongomane nabo bari gupfa bakicana abana n'iki, bavuga ati reka bafate izo mpunzi, azakira ari impunzi nyinshi. Rero izo mpunzi cyangwa se nanjye ndimo nyine u Rwanda twakarushimiye, undi navuga ko aricyo gihugu cyanjye. Mama n'umukongomani nanumva ko twavuye muri Kongo, ariko u Rwanda ni rwo nabwo hari abana benshi rwareze, hari abana benshi barukuriyemo, urumva baruvukiyemo. Bimwe bavuga ngo iyo uvukiye mu gihugu ngo ufata ubwenegihugu bwaho, nko muri Amerika wavutse uvukiye muri Amerika ngo urafata ubwenegihugu bw'abanyamerika, ariko nka Finlande ho we iyo uvukiye mu gihugu cya Finlande yego birandikwa ko uvukiye muri Finlande, ariko mama wawe na papa wawe nta n'umwe ufite ubwenegihugu, ntabwo baguha ubwenegihugu. Urumva rero igihugu cy'u Rwanda nacyo kuba twarakivukiyemo, tugikuriramo, tukigiramo primaire na secondaire, mu by'ukuri ni igihugu cyaduhetse. Rero ngewe ku giti cyanjye cyadufashije ibintu byinshi cyane, kandi nanagishimira kuba twarageze ino nyine ni kubera igihugu cy'u Rwanda. Ibyo nari twabwiye ubuzima bwo mu nkambi ari bubi nta muntu wakwifuriza kujya kububamo, ariko kuba twarageze hano ni ukubera u Rwanda. Niyo mpamvu rero nkatwe twavuye nko mu nkambi, nanone ndatwohereje n'u Rwanda, ntabwo batwohereje ngo tuze twifate nabi, ngo tuze tunywe ibiyobyabwenge, ngo tuze dukora iki n'iki. Buriya yavuga ngo Imana iguha amahirwe rimwe, oya ngo Imana yaduhaye ubwenge kugira tujye tubikoresha. Ni ukuvuga rero ntabwo ubundi niba u Rwanda navuga ko rwaduhaye amahirwe kuba tuze hanze. Hano hanze wenda twabona hari akazi, hari ibintu byose byo kuba wakora kugira witeze imbere nakugira ubeho. Noneho ugasanga ayo mahirwe nk'umuntu yapfishije ubusa. Wayapfisha ubusa rero, ugatekereza hari ko ejo n'ejo bundi uzongera kubona ayo mahirwe nk'ayo. Nyine Imana yaduhaye ubwenge tujye tubukoresha, kandi ngo amahirwe ya mbere ngo niba biba bigenze ute ntabwo nzi ibintu by'imigani. Rero niba twarageze ino tuvuye nko mu nkambi, ni ukuri twagakoze cyane, nangwa se tuvuye mu buzima bubi twakize gukora, tugakora cyane tutikoreshejwe, nyine tukirinda ibintu byose turi kubona bisa nk'abyaturangaza, kuko ni ukuri ikintu uri kubona kigiye kukurangaza, kigiye gutuma udakora, kigiye gutuma utita ku muryango, kigiye gutuma nyine nawe wibura ubwawe, icyo kintu wagisitopa. Rero ni ukuri mwaka kanya nk'abakongomani twese, natwe nyine twifatanyije n'abanyarwanda, nase twifatanyije n'u Rwanda nk'iki gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Mbega ibyago twahuye nabyo, mbega amahano. Guys, mwakoze rero kubana na mama babyutse baganiriza, kubera ari cyo gihe nyine umuntu navuga ngo arimo, sinzi impamvu ndetse ndi kumva yindi banababwiraho, kubera ko nijoro narangira amavideo y'ibintu byose ukuntu byagenze. Haza umugabo wanjye nyine, umugabo wanjye we hari byinshi azi kundusha, ko niba intambara yarabaye ari kureba nangwa hari nyine hari ukuntu mwegera nkumubaza ibintu byagenze ute, usanga namarira byinshi. Rero ukuntu ababyeyi bacu bitewe nabo n'ibikomere baba bafite, adashobora kubikubwira ngo abigeze wenda bitewe n'ukuntu bamwiciye abana, bamwiciye umugabo wese, nyine wowe ugasanga ntabwo bashaka kubyibuka. Aho kwigize amahirwe ukabona umuntu hari ikintu azi, yewe ujye gukuramo ayo magambo ndamukure. Rero iki gihe umugabo wanjye niwe aba yarenganye, buriya ndamutondagira akambaririza he n'isaha twanyabwira ngo hari n'isasu bakubise barasimbuka, iki n'ibiki, ukumva n'Imana yamurokoye nawe iyo ugiye muri Kongo nyine
ubwo nyine ngewe ndamwubahiriza utuntu pe utuntu n'utundi mba namutesheje umutwe ya ubu ibyo kujya muri siporo rero ngiye kubivamo ahubwo njya kwihanagurira intebe zo mu nzu ngiye guhanagura intebe zo mu nzu siporo yo nshaka nayijyamo ariko ndayijyamo saa munani kuko abana ndabacira saa kumi ndanakibashoboka ko ntetse ndangije noneho nshura abana nyine saa kumi mbanze njye muri siporo mbere yo kujya gucura abana ibintu kuko ngiye n'amatara ngiye kugenda ibintu nkora ibyo nshobora kubereka mu gufata ku kanwa kandi niba bushasha hano biga kujya gukora subscribe na benshi akora ibintu bikora subscribe na benshi. I love you guys.